Yego ni ikiganiro cy'umuhanzi ndetse n'umuhanuzi. Hatimana Concorde ndi umuhanzi. Innocent Batamuriza akaba umuhanuzi. Umuhanuzi amaze kudusengera nanjye umuhanzi ndirimba. Haleluya. Ndategereza nihanganye nzaguma mu mababa yayo ndindire ko imigambi yayo izangeraho niteguye maze mpite nijya nira nayo mw'ijuri budapfa. Amen. Buri muntu wese yarakwiye kunyurwa nuko imigambi y'Imana imubeshejeho nubwo wumva ko ari wowe ubayeho nabi hari benshi bifuza kubaho nk'ukubayeho ariko nshuti yanjye bakaba barabivuze. Ikubwiye ngo uzabaho, yego ikubwira ikibanza ikakubwira n'igiheruka hagati kaguhisha, yego kandi hagati haratwisha cyane. hagati abagenzi niho baguye, hagati abakristo niho baguye, hagati yego Imana iturengere. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nk'ibisanzwe nitwa Hatimana Concorde, imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa umuhanzi wacu umuhanuzi. Ibyo ntabwo arabigira ariko nabyo bizaza uko nge ndiwe ni umuhanzi n'umuhanuzi bahuye. Haleluya. Amen. Ari umuhanzi se n'umuhanuzi urabanza kugira icyo akora ninde? Byose barumvikana. Ibwira abadukurikiye amazina yawe. Nitwa Innocent Batamuriza, Mama Isabella, Mama Chris. Yego. Sengera muri ADPR. Sibyo? Yego. Rero abanza duhanurire nakabanza dusenge. N'ubuhanuzi nibuza nta kibazo turabwaka. Nabyo nibiza ndabivuga. Yego. Kadusenge mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye imbabazi zawe, gushimiye ko ushoboye byose, nuhimbazwe cyane. Wera wa Isiraheli waravuze ngo nimuntabaze nzabatabara, ngo mungishe inama muri byose nzabagira inama, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya tuje kugutura ibyo tugiyemo byose kugira ngo iki kiganiro kiyobore abaduteza amatwi bayobore kandi ubakore ku maso. Uwiteka uhumuriza imitima yabo, utubere umuyobozi muri byose kandi uganze utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Yego ni ikiganiro cy'umuhanzi ndetse n'umuhanuzi. Hatimana Concorde ndi umuhanzi. Innocent Batamuriza akaba umuhanuzi. Umuhanuzi amaze kudusengera nanjye umuhanzi ndirimba. Haleluya. Imigambi y'Imana ntabwo igihinduka kuko ni Imana yacu ntabwo ijyayibeshya. Haleluya. Kandi n'imigambi dufitiye ni myiza, iza tugira imitwe ntiza tugira imirizo. Haleluya. Nzategereza nihanganye nzaguma mu mababa yayo ndindire ko imigambi yayo izangeraho niteguye maze mpite nijya nira nayo mw'ijuri budapfa. Haleluya. Nzategereza nihanganye nzaguma mu mababa yayo ndindire ko imigambi yayo izangeraho niteguye maze mpite nijya nira nayo mw'ijuri budapfa. Amen. Niba yarashimye ko waba nk'uko umeze zihanganira mw'ijuru tuzanezerwa gusa kubaho kwawe izi uko wabayeho ntuzi uko yabayeho, niyo mpamvu nshuti utakwiye kuyiburanya. Nzategereza nihanganye nzaguma mu mababa yayo ndindire ko imigambi yayo izangeraho niteguye maze mpite nijya nira nayo mw'ijuri budapfa. Buri muntu wese yarakwiye kunyurwa nuko imigambi y'Imana imubeshejeho nubwo wumva ko ari wowe ubayeho nabi hari benshi bifuza kubaho nk'ukubayeho ariko nshuti yanjye bakaba barabivuze. Nzategereza nihanganye Amen. mu mababa yayo Amen. ndindire ko imigambi
Amen. maze mite nijanira nayo mwijuri budapfa. Amen. 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 Buriya rero ni uko utabizi, Imana iguha umugisha, Amen. ariko buriya nawe uri umuhanuzi, kuko ubuhanuzi bwa mbere buba mu ijambo no mu ndirimbo, nta nibwo buvuga butumwa. Nawe rero uri umuhanuzi. Umuhanzi mundekere ubuhanzi bwanjye ahubwo muhanuzi n'iki gihangano cy'uyu muhanzi ni he jambo rigufashe? Irimfashije ni ugutegereza nihanganye. Ryo riramfashije cyane Kwihangana bitera kunesha. cyane. Ni ukuri pe. Kwihangana bitera kunesha. Tera kunesha. Ubwo n'abadukurikiye nabo bihangane, kuko kwihangana kugize gute gutera kunesha, kandi uwihanganye ngo ibintu bye bigenda neza. Imana iguha umugisha, urakoze. Yego. Izindirimbo igihe nayihimbiye 2005. Haciye igihe, 2005. haciye igihe, ariko njye nibwo nayumva, njye nibwo nayumva. Nyine ukumva niyakira kandi nyine urabona nk'abana uvanga umwana w'imfura na bucura, ubona bucura ari we ubuharawe. Umubyeyi yajya ahantu akamujyana, imfura igasigara mu rugo. Ubwo rero hari izindi iyo uzi ni iyihe? Nzi hajya hari indirimbo ifite irimo ikigeragezo, hari n'indi ngo iyo Imana ivuze ngo iraguha ngo ntibesha. Yego, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ijya ibesha. Iyo ariko niyo nkunda, iyo nayikundaga. Muzo numvise zose wagiraga, iyo niyo nakundaga cyane. Benshi barayikunda. Iyo rero ni iya vuba. Iyo ni iya vuba nayihimbye 2016. Kumva imaze imyaka 10 naho indi imaze imyaka 20. Noneho yo nayisohoye no muri studio ejo bundi 2023. Ariko iyi migambi yo niyo natangira kujya muri studio. Bwa mbere njya muri studio 2006. Iyo nasohoye. Nayirinze bwa mbere muri studio y'ingiye yitwa imigambi. Mani kwa utaruyizi ukimenyera. ntabwo ijya ibeshya. Shyashya ya bucura ntabwo ijya ubeshya. Ariko nayo iragakoze. Abantu bose niyo umuntu akuvuze utiriwe uvuga n'izina ukavuga iyo ndirimbo, bahita bamenya nyirayo. Imana ishimwe kwagure. Mama Isabelle, hari ikintu Imana igeze gusezeranya kigasora ku buryo ahita uvuga uti Imana ni ukuri? Ni byinshi. Ni byinshi cyane. Ni byinshi. Mbese ntabwo nanabirondora ngo mbirangize. Biramo nka kimwe pe wibuka ukavuga uti iki kintu nabonaga ntakibona, Imana irambwira ngo izakimpa kandi kirasohora. Ikintu Imana yankoreye mu buzima kamvuge kimwe gusa. Ntabwo nari nzi ko narangiza kwiga. Nkurikije ukuntu mama yapfuye na data agapfa, nkasigara njyenyine. Ntabwo nari nzi ko nakwiga ngo mbone na diplome, ariko narize ndayibona. Noneho na kariya k'ubukerarugendo nako nkongeraho. Buriya kariya ni amahugurwa y'amezi 6 nari nkoze, ariko yiyongera kuri diplome nari ngize nari mfite. Ubwo si cyo ntago gikomeye. Ababyeyi bawe bitabye Imana ufite imyaka ingahe? 3. Si urugendo rurerure? Ubu ni urugendo rurerure. Ariko nkunda kubwira abantu nubwo ibyo byose byabaye, nkabwira ngo muhumure, iyo naho ababyeyi bose baba badahari ariko Imana ibihari. Ikindi kandi nta muntu wabyaye witwa imfubyi. Si byose ubu nabyaye murumuna wanjye mbyara na musaza wanjye, ubwo urumva nakomeye. Ninjye mfura. Ninjye mfura. Kuri mama na papa ni wowe? None uri nta wundi nta murumuna ufite? Ubu so urabona naba mufite, niba ababyeyi banjye bapfe mfite imyaka 3 ubwo urumva yabahari. Yego Mama Isabelle, uhora kumbwira ababyeyi bawe bapfuye ufite imyaka 3. Ubu ntuzi isura ya papa wawe, ntuzi isura ya mama wawe. Ihangane pe. None se warezwe nande? Nabagira neza. Hari undi uvuka?
kuvuka Eh? ntabwo ari kure ntabwo ari kure ni hehe oya turahagira ibanga ihangane ngo ukuye muri mudu bitewe ariko no ni mu Rwanda ni muri Kinyababa ariko oya ntabwo ari muri Kinyababa ese ko nishyizemo kuvuka mu Kinyababa reka mu Kinyababa nta nubwo mpazi sindanahagera uvuka he niba atari ibanga ni ibanga yego yanze kuvuga aho avuka yego komera ariko oya nta kibazo nandi kukubaza n'ubundi ikintu wavuga waratira abandi kimana yagukoreye gikomeye kuba warabaye imfubyi ku myaka 3 ukaba warakuze mana ntako itagize nta nicyo nayishinja pe yego gusa n'ubundi buhamya igihe nikibinyemerera nta niyo mpamvu urukumva ndi gutsikira nkanga kuvuga ndi kwanga gucamo kabiri ubuhamya ariko nzabuvuga burambuye mpere mu mizi ubutaha pe ubutaha nzaza nkwakire ntinguhaye ikaze Yesu azaducinze ni karibu uduha ubuhamya kandi uvuge n'icecekeye Yesu azaducira inzira kandi atwemerere yego tubuvuge kuko hari abakomera ku bwacu ariko kimwe cy'Imana yabanye natwe itugirira neza turiga bidashoboka tubaho none dore mbyaye kabiri yego Mani habwe urumva ntako Imana itangiza n'ukuri pe ntako Imana itangiza ntako kandi imirimo y'Imana n'ukuri nakangari ntabwo nayivuga ngo nyirangize gusa uhereye aho navuye gusa ariko Imana ikubwiye ngo uzabaho yego ikubwira ikibanza ikakubwira n'igiheruka hagati kaguhisha yego kandi hagati haratwisha cyane hagati abagenzi niho baguye hagati abakristo niho baguye hagati yego Imana iturengere ariko urabyumva Imana arahantambukije muri icyo gikombe none ubundi muzima ndamahoro Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri ubu ndi guseka kandi kera sinasekaga birumvikana nsigaye nseka nkaseka amenyo yose akajya hanze Imana ntako itagize rero n'ukuri ntabwo ari kuba mu ubwo buzima ngo ujye useka umuntu aseka afite abari kumusekesha arata cyane n'aba ari gusekera ariko komera ufite Isabelle na Chris meze neza wavuze utumwe ni murumuna wawe undi ni musaza wawe cyane yego n'umugabo yo mubanye neza aba ari umuvandimwe wawe cyane umugabo wanjye nawe ni umukozi w'Imana nta kibazo kuriya iyo ubonye umuntu uri kumusaba ikintu akakiguha wamubwira uti ndarushaka kubwira ati ruhuka mbese ukabona kwitayeho aba ari umukozi w'Imana nawe ntacyo mushinja reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana yego yego ijambo ry'Imana rero sindi butinde ndi kugira ngo tuganire uyu munsi navuga ngo nshaka kuvugana n'abantu bamaze igihe kinini ku bintu by'ibisasiro yego abantu bamaze igihe kinini ku gisasiro kandi igisasiro kiratandukanye hari igisasiro cy'uburwayi ubu dusanzwe tuzi yego hari igisasiro cy'ubugumba hari igisasiro cy'ubupfubyi wo kugeza kuri iyi saha hari abantu batashoboye kwiyakira mu buryo bw'ubupfubyi hari igisasiro cyo kuba uriho ariko ukaba nta mugabo ufite hari igisasiro cyo kuba uriho ariko ukaba ufite inzara yego hari igisasiro cyo kuba uri ariko ukaba wambaye ubusa igisasiro cyo kuba ukaba uri umukene mbese ibibazo ari byose hari n'igisasiro cy'ubushomeri aricyo kizogoroje abantu hari n'ikindi gisasiro gikomeye cyo kuba wubatse urugo ariko ukaba urwubatse utarwubatse uri kunyumva aho hantu ingo nyinshi siko zimeze igisasiro cyo kuba ukaba wubatse urugo ariko ukaba urwubatse utarwubatse icyo nacyo ni igisasiro ariko uyu munsi hari ijambo riri kuvuga ngo nubwo bisa naho birangiye nubwo iherezo ryageze nubwo ibintu bigeze ku musozo Yesu afite ukuntu abibirindura ibintu bikongera bikaba bizima ikitakabayeho cyagakwiriye kubaho kikongera kikabaho ubwo wagera abantu bakavuga turapfuye urarembye urukumva abantu batarapfuye ararembye birarangiye noneho ntari burwubake birarangiye turatumuhambye birarangiye arambara ikibuno birarangiye ntarongera kurya birarangiye Imana iraza ikavuga ijambo rimwe gusa ikavuga ngo baho ukabaho reka dusoma ayo magambo amagambo ari mu bami ba kabiri ibice 20
umurongo ni uwa mbere. reka ngufashe kuko uri gukorora. Abami ba kabiri ibice 20 guhera ku murongo wa mbere. Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Amen. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwe imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwawe uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi kukubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakiza umwami wa Ashuri, nzawurinda kubwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Ayo magambo arisobanuye sindayatindamo, ahubwo ndi kugira ngo tuvugane cyangwa se tuganire n'abantu b'Imana nabo bafite ikibazo, nabo bafite uburwayi, bari kuri bya bisasiro navuze. Yesu nashimwe. Ngo umuhanuzi yamugezeho aramubwira ngo raga ibyawe. Nk'uko uyu mwanya wavuga ati birarangiye, noneho karabaye, ubu ndapfuye, birarangiye, ibintu byakomeye, sinzongera kugira gutya, sinzongera kugira gutya, mbese ukaba uri mu gikombe cy'ubwihebe. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura. Na Hezekiya bari babwiye ngo naraga ibye, Imana yongeye kumugarukaho ukomeje hepfo, arongera Imana imwongera imyaka 15. Imyaka 15 yibaze rero, wasanga ari igihe kinini cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Niba ufite ikibazo nuko waba uri kose naho waba uri hose n'ibya biri kukubaho byose, aho bya biri kukuberaho, mbese uko kiri kose, reka mbivuge muri ubwo buryo, kuko buri wese afite ikimubesheje ku gisasiro. Ikimbesheje ku gisasiro ntabwo ari cyo kikubesheje ku gisasiro. Icyo rero kikubesheje ku gisasiro, hindukira werekera ivure. Mu yandi magambo, hindura isengesho. Haleluya. Amen. Hindura isengesho, werekera ivure, nurangiza ubwira Imana ngo Mana bimeze bite, ni iki, ni gute, ni gute. Imana irakurengera nta kabuza. Uyu Hezekiya ngo hari ikintu yibukije Imana. Nsikiye gatoya, hari ikintu nshaka kwibutsa abantu. Buriya Imana yikubwiye ngo kubera ko wakoze iki, nanjye nicyo gitumye mpagurutse nkaza gukora iki. Si ukuvuga ko Imana itatugirira neza kubw'imirimo twakoze, ariko n'imirimo nayo ni ngombwa kuko hari aho iturengera. Abakunzi bacu rero mbibutse n'abari kudukurikirana, imirimo ku Mana nayo irabarwa, imirimo ihabwa agaciro. Haleluya. Amen. Hezekiya twumvise ko ari byo yibukije Imana, Imana irangije iramutabara, irangije ngo igira gutya, inyuranya amaboko, inyuranya ibihe, yongera igihe cyo kubaho mu gihe yari yahawe gahunda yuko ari bupfe, agomba kuraga ibye kuko igihe cyari cyageze. Ariko ngo Uwiteka yongeye kwibuka ikintu kimwe, aravuga ngo si uwo gupfa ahubwo ni uwo kubaho, amwongerera iminsi yo kubaho. Imyaka 15 nge nyifata nk'igihe kinini, kuko imyaka 15 yibaze. Mu yandi magambo twiwe turavuga ngo umunsi umwe uhanye n'imyaka 100 cyangwa 1000 ku Mana. Ariko na ya myaka nayihuje n'umunsi umwe. Rero ni Imana ikongereho umunsi umwe, ibivuze ibintu byinshi, babisobanuye ibintu byinshi. Rero muhumure, mukomere, kimwe cyo nuko tuzatabarwa. Kandi Imana ititaye ngo birarangiye. Imana ikorana nyuma ya 0, 0, 0, 0. Nyuma y'amazeru utashobora kubara, Imana irakora. Haleluya. Amen. Kandi kikoze kiba gikomeye kinaremereye, kuko igiye gukora ntihamagara ubufasha inkoro rimereye nabi, ntabwo ihamagara abantu ngo mbese mbigenze ne. Iyi Imana iza guhamagara wenda abaturanyi b'uyu mugabo bari kuvuga ati nafe n'ubundi wenda hari igihe asenga akatubangamira.
yahamagara wenda begeranye bakavuga ati ye kubaho n'ubundi hari igihe tubujije amahoro, ariko Uwiteka agiye kubikora bikora wenyine avuga ngo baho. Wenda bari bateguye naho kumuhamba bitewe n'igihe yari amaze arwaye, bari bateguye nuko bazabigenza bitewe n'igihe yari amaze muri ubwo burwayi cyangwa se n'igihe yari amaranye icyo kibazo, ariko Uwiteka ibyo byose abirenza amaso, aravuga ngo nubwo byanuka naho byagenda gute, njyewe ndategetse Hezekiya agomba kubaho mu izina rya Yesu. Rero abantu muhumure, abantu mwakire kubaho, abantu muhumure, niyo waba urwaye indwara imeze ute, nta ndwara Yesu adakiza. Kandi nsoza mpumurije abantu barwaye muri iyi minsi, hari abantu bari gufatwa n'indwara zikabarambika cyane bagapfa amarabira. Ni muhumure, abo Yesu yavuzeho nta kabuza no kubaho tuzabaho mu izina rya Yesu. Amen. Mukozi Imana, Imana iguha umugisha kwihangana na gripe ukemera ugasangiza abantu ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana iguha umugisha pe. Twese hamwe kandi gukize. Ni ukuri. Tuzongere guhura uri muzima. Tuzahura ndi umwaka kanakize. Yego. Reka n'ubundi utange nimero yawe, wakumva agukeneye azaguhamagare. Noneho niturangiza uradusoreza n'isengesho. Nta kibazo. Nimero yanjye rero ni 078 6 320 507 078 6 320 507. Ukeneye ko dusengana, mbese icyo unyeneyeho cyose bwa mu buryo bw'umwuka nta kibazo nzagufasha, nukenera n'ubujyanama mu buryo bw'umubiri nzabuguha. Izo mpano zose Yesu yarazimaye. Nunakenera ko nkuririmbira nzakuterera nk'agakorasi nako, burya uzi ko nzi guhimbaza. Oya. Ntabwo ndakubona. Ntabwo urambona. Nzi gutera udukorasi, nzi no kutubyina cyane. Rero nuzakenera ko nkamuterera nkakamuririmbira, ni karibu nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Yego. Dusenge. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje ko wabanye natwe, watugiriye neza tutarabo kugirirwa neza. Ntabwo wigeze wita ku ngeso zacu, ahubwo witaye ku rukundo dukunda. Izina ryawe nirishimwe. Gera ku bantu bawe Uwiteka, ababaye ubahe umunezero mu izina rya Yesu. Uduherekereshe ineza yawe, uganze utegeke. Kandi Uwiteka, abantu bakomeze kubimana no kubafasha muri byose, natwe twese utugirire ibambe mu izina rya Yesu. Amen.